Reka nongere ngo ikaze wowe udahema kudukurikirana hano ku isomero. Uyu munsi rero nje kubabwira ku nkuru y'akababaro, inkuru y'urupfu rw'umunyamakuru Jean Lambert Gatare. Ni inkuru yamenyekanye mu rukera rwo kuri wa gatandatu tariki ya 22 Werurwe 2025. Jean Lambert Gatare rero yitabye Imana nyuma y'igihe kirekire amaze arwariye mu Buhinde. Nubwo bitaje kugenda neza, bikarangira yitabye Imana. Uyu rero ni umunyamakuru wari ukunzwe cyane mu Rwanda. Inkuru y'urupfu rwe rero yababaje cyane abakunzi ba siporo. Yakoze rero ku bitangazamakuru bitandukanye, aha twavuga nka Radio Rwanda ndetse na Isango Star. Nge rero nitwa Anike. Reka nongere ngo yikaze. Ese mugenzi wanjye Zo24 ni ibiki watubwira kuri uyu munyamakuru? Ndagusubiza inyuma gatoya. Jean Lambert Gatare wamenyekanye cyane mu myaka yatambutse, wamenyekanye cyane kandi mwitangazamakuru cyane yuko ibikorwa byinshi yagiye akora yabikoze cyane kuri micro cyangwa se akora umwuga w'itangazamakuru, yaba mu bijyanye n'ibiganiro agiye akora byiganjemo ibya siporo, yaba mu kogeza imipira by'umwihariko umupira w'amaguru nyine, ndetse no gukora amapublicité yo kwamamaza. Niho yamenyekanye cyane Jean Lambert Gatare. Izina Jean Lambert Gatare ryaravuzwe cyane, ndetse ngira ngo uvuze Jean Lambert Gatare ntiwakwibagirwa abagenzi be bagiye bakorana barimo Marcel Rutagarama, ari naho yamenyekanye cyane. Ubwo ndagusubiza inyuma gatoya, icyo wamenya guturuka mu mwaka w'1995 nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata, ngira ngo murabyibuka. Nyuma yaho gato mwaka w'1995 nibwo Jean Lambert Gatare yinjiye mu itangazamakuru. N'ubundi ubwo u Rwanda rwari rurimo rurasubira ku murongo nyuma y'icuraburindi ryari ryarabaye mu Rwanda mu mwaka wari utambutse. Ibiganiro byagiye bikorwa rero birimo iby'isanamitima, harimo n'ibiganiro bya siporo byarimo birakangurira abanyarwanda kongera kunga ubumwe, harimo na gahunda ndi umunyarwanda, kongera guhuza abanyarwanda, kubaha ibyishimo ndetse no kongera kubibagiza ibihe by'agahinda bari bamaze umwaka umwe bavuyemo. Jean Lambert Gatare rero ari mu banyamakuru babaye inkingi za mwamba mu kugira ngo afashe abanyarwanda kongera kubunga binyuze mu biganiro bya siporo. Mu mwaka w'2002 kuzamura nibwo ibiganiro bikomeye bya siporo byacaga ku kinyamakuru cy'igihugu cya RBA cyangwa se kuri Radio Rwanda. Nibwo ibiganiro by'imikino byari bigezweho cyane, ndetse n'amakuru ubwo n'aya siporo ndetse no kogeza imipira byari bigezweho icyo gihe. Jean Lambert Gatare ari mu bari bayoboye cyane, we na mugenzi we Jean Ptoy wakoraga kuri televiziyo, ukongeraho Marcel Rutagarama bakoranaga kuri Radio Rwanda mu gutambutsa ibyo biganiro by'imikino byacaga kuri Radio Rwanda, ndetse no kogeza imipira, ubwo no kuvuga kujya ku bibuga. Ariko ntago ari byo gusa byatumaga Jean Lambert Gatare amenyekana cyane cyangwa se akurikiranwa cyane, yuko numwe mu batarahishaga yuko ari umukunzi w'akadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport, cyane yuko nawe ubwe yabyitangarizaga yuko byamugoraga cyane kogeza imipira ya Rayon Sport kandi ari n'umukunzi wayo, ngo rimwe na rimwe ngo yajyaga anyuzamo akanirwaza kugira ngo muri plan cyangwa se mu bantu baza gutoranywa baza kogeza umupira ntazi gushyirwamo, ngo kuko byaramugoraga guhisha amarangamutima y'ino ekipe mu gihe yabaga ari kuri micro cyangwa se mu gihe yabaga arimo aravuga amakuru y'ino ekipe, cyane yuko habaga hari amakuru atagenda neza muri ekipe cyangwa se bitameze neza, bikamugora cyane kubitangariza abakunzi b'ino ekipe yambara ubururu n'umweru, bigatuma ibiganiro bimwe na bimwe bivuga kuri ino ekipe ya Rayon Sport abikwepa. Jean Lambert Gatare kandi yari umuhanga cyane mu guhanga udushya muri uno mwuga w'itangazamakuru, cyane yuko tumwe mu duterime udukoryo twavuga turimo turakoreshwa muri ino minsi cyangwa se twagiye dukoreshwa mu biganiro bya siporo, harimo ndetse no mu kogeza imipira. Byose ni twavuga ko ni ibintu uyu mugabo yagiye ahanga, ni udushya uno mugabo yagiye ahanga, maze
akadushyira hanze, abantu bakadukunda bakadukoresha. Ngira ngo nk'amwe mu magambo utakwibagirwa Jean Lambert Gatare yakundaga gukoresha mu gihe yabaga ari kuri mikoro ari kogeza umupira, harimo nko ijambo gususura. Ubundi ngira ngo ni ijambo yakundaga gukoresha nk'iyo umukinnyi yafataga umupira agatera ishote adahagaritse, ni ukuvuga bimwe bita umukwajyo, irya shote rikomeye cyane. Iyo umukinnyi yabikoraga rero agatera nk'iryo shote rikomeye rikajya mu izamu, Jean Lambert Gatare yakundaga kuvuga ngo yamususuye ishote maze amutsinda igitego. Uretse ibyo, amagambo nko kunyabika, amagambo nk'ayo nyine arimo uduterime twakoreshwaga mu kogeza umupira, ni ubuhanzi cyangwa se twavuga ko ari nk'amagambo Jean Lambert Gatare yagiye ahimba. Jean Lambert Gatare yari umuhanga cyane mu kogeza umupira, by'umwihariko igitego, kuko iyo wumvaga igitego Jean Lambert Gatare yogeje ntabwo wumvaga wakura urushinge kuri iyo radiyo wabaga urukumviraho umupira, cyane yuko yanamenyekanye cyane ikintu cyitwa amaradiyo ari ikintu kigezweho cyane, by'umwihariko ibitangazamakuru bigaruka kuri siporo, ariko akaba umuhanga cyane mu kogeza umupira ndetse no kogeza igitego. Yakoze ku bitangazamakuru rero birimo Isango Star, ari naho muri ino minsi wavuga yabarizwaga cyane, ndetse aca no kuri RBA, ari naho yakoze igihe kinini cyane wavuga, kuko niho yamaze imyaka itari mikeya akora mu gisata cya siporo, ariko harimo no kogeza umupira. Yakoranye nk'uko nabibabwiye na Marcel Rutagarama, yakoranye na mugenzi we Marcel Rutagarama, ndetse no bita Jean Claude Ndengeyingoma, bakoranaga mu bijyanye no kogeza umupira. Ngira ngo nyuma y'iyo duo ya Jean Lambert Gatare, Jean Claude Ndengeyingoma na Marcel Rutagarama, abantu bavuga baje babasimbura nyuma yaho ni ba Patrick Habarugira na ba Rutamo Arijo, ndetse n'aba bariho kuri uyu munsi ba Jean Claude Kwizigira ndetse na Axel Rugangura na Rugaju Rigani. Ni ukuvuga ngo iyi niyo duo yindi nshyashya dufite kuri ubu ngubu, by'umwihariko kuri radiyo y'igihugu, radiyo Rwanda, yaje isimbura Jean Lambert Gatare, Claude Ndengeyingoma ndetse na Marcel Rutagarama, kuri ubu n'ubundi ugikora kuri radiyo Rwanda. Ni inkuru rero uyu Jean Lambert Gatare, inkuru ye yagiye hanze ku mugoroba yuko yitabye Imana azize uburwayi aguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari amaze igihe yaragiye kwivuza. Ni kuvuga Abanyarwanda rero bakimara kumenya ino nkuru, bababaye cyane, nanjye bababaye, ariko by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi bakunda ubusesenguzi ku ngingo runaka zivuga kuri football y'u Rwanda, barababaye cyane kuko yari umwe mu bantu batangaga inama zubaka. Wumvaga kenshi iyo habaga hari ingingo runaka ikomeye, yitabazwaga ku murongo wa telefone n'ibinyamakuru bitandukanye bimugisha inama, bimubaza mu mboni ye uko abibona, ariko ibyo byose ari ukugira ngo agire inama barumuna be, abakiri bato n'abari mu mwuga w'itangazamakuru, uko ibikwiye gukorwa, uko wakubaka football iri moderne, cyane yuko ngo nubwo yari amaze igihe muri ibi bintu cyangwa se muri ino ya siporo, hari byinshi yagiraga inama benshi, by'umwihariko abakunzi umupira w'amaguru ndetse n'abakora siporo muri rusange, uburyo football ishobora kubakwa ndetse ikabyazwa umusaruro. Ngira ngo Jean Lambert Gatare mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'ikinyamakuru kimwe cyandika, ariko mbere yaho gato muzi ko avuye kuri radiyo Rwanda yaje kuba umuyobozi wa radiyo Isango Star, nk'umuyobozi wayo mukuru, hari mu mwaka wa 2016 kuzamura. Yaje nyuma yo gusezera nyine akava kuri radiyo Rwanda, nibwo yaje kuba umunyamakuru, umuyobozi wa radiyo Isango Star. Ikindi wamenya kuri Jean Lambert Gatare, yabaye umuyobozi w'ikiganiro ku Isango Star cyitwa Rayon Time, kubera urwa rukundo nababwiye haruguru, rwa rukundo yakundaga ino ekipe, rwamuganzaga. Yaje kuva kuri radiyo Rwanda ajya gushinga
aba umuyobozi wa Isango Star. Nyuma ahita akora ikiganiro afatanyije n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ahita akora ikiganiro cyitwa Rayon Time kuri radio Isango Star. Ni ikiganiro yakoranaga n'uwo twakwita nk'umuhungu we yarabyaye muri icyo gihe, kuko yari umusore ukiri mutoya waje kuba n'umuvugizi w'ino ekipe Ngabo Robin, ndetse nyuma agakorana n'uwabaye umuvugizi nanone n'ubundi uwo bita Jean Paul Nkurunziza, kuri ubu ngubu barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kubera imyaka, kubera uburwayi nyine, ikiganiro aza kukivamo n'ubundi agisigira abari bakiri batoya barimo abo Ngabo Robin ndetse n'uwo Jean Paul Nkurunziza. Ikiganiro kirakomeza, ikiganiro cyaje no guhagarara kikaba cyaragarutse muri uno mwaka, gikorwa n'uwo bita Wasri kuri uno munsi. Jean Lambert Gatare rero yitabye Imana, yatuvuyemo. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ku bakunzi b'abasportifu, ku bakunzi umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Turabwira abareyo, abasportifu n'abakunzi b'umupira w'amaguru kwihangana, tumubwira ngo rest in peace, rest in peace kuri uno mu legend, kuri uno mugabo, kuri uno mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ubutumwa twabonye bwinshi, twabonye ibitekerezo by'abantu ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byabajwe n'ino nkuru y'uno mugabo nyine witabye Imana. Ariko tubwira ngo abakunzi ba Rayon Sport mwihangane, mubuze umuntu w'ingirakamaro, kuko ni umuntu wabaga hafi cyane ubuyobozi ubwo aribwo bwose bwabaga buyoboye, kuko atagiraga uruhande ahagararamo. Ntabwo yavugaga ngo aba ni abayobozi baje kuyobora, ntabwo twakoranye, ntabwo mbakunda, oya. Wasangaga agira inama buri muyobozi wese ugiyeho ku ikipe ya Rayon Sport, ukabona ari ku ruhande rwabo nyine, arabagira inama, ababwira uko ababanje babigenje, uko ubuyobozi bwabanjirije cyangwa se komite yabanje uko yayoboye, ugasanga afatanya nabo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itere imbere. Ntabwo yabihishaga, we yabivugaga, yakundaga kubigarukaho cyane, avuga yuko nta yindi kipe akunda hano mu Rwanda uretse Rayon Sport. Ibi nyuma yaje no kubivugaho ngo uburyo byamugiriye akamaro gukunda ikipe ya Rayon Sport, ngo kuko biri no mu byatumye arokoka muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo cyane yuko hari abicanyi bari bashe kumwica rimwe ahantu yari yihishe. Bamubonye kubera ko bari basanzwe bamuzi yuko ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, baramubabarira, baramureka. Ngira ngo ni bimwe mu biganiro yagiye akorana n'ibitangazamakuru bitandukanye, yagiye abigarukaho ko kuba yari umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport biri mu byamurokoye ntiyitaba Imana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ngayo nguko rero nibyo biri kuvugwa kuri nkuru ya Jean Lambert Gatare. Kuri ubu ngubu nyine biravugwa yuko umubiri wiwe uraza kugezwa mu Rwanda mu minsi iri imbere, mu ntangiriro za kino cyumweru tugiye kwinjiramo, kugira ngo ushyikirizwe umuryango we maze ube washyingurwa mu cyubahiro. Abasportifu benshi rero barababaye, nta kundi ni ukwihangana, niho twese twerekeza. Imana no kuvuga yamukunze kuturusha, iramuhamagara, iramwisubiza, cyane yuko twavuye mu mukungugu, n'ubundi niho tugomba gusubira. Turihanganisha rero imiryango yiwe, turihanganisha umuryango mugari w'abasportifu nyarwanda, turihanganisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Rest in peace kuri Jean Lambert Gatare. Nitwa Zizu 24, mukomeze kugira amahoro y'Imana.